Kagame Paul tugomba guharanira kwiyambika kugira ngo iyo njuro iveho ya buri munsi yo kubwira ngo naguhaye ipataro yanjye none wowe kuyambaye nabi. Ndagushuhuje kandi ndongeye nguhaye ikaze we wahisemo gukurikira MC Rubangukana Bigwi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mubyeyi w'Abanyarwanda, umubyeyi w'igihugu, umubyeyi wanze agasuzuguro akiri muto kugeza na n'uyu munsi akaba ari kwiyubakira uru Rwanda mureba. Wakwibaza uti ese ni muntu ki? Nta wundi, tugiye kugaruka ku mubyeyi w'u Rwanda, Perezida Paul Kagame, aho tugiye kumuhera akiri muto cyane, akiri umwana cyangwa se akivuka kugeza na n'uyu munsi. Yaharaniye ukuri, yaharaniye guca akarengane kugeza na n'uyu munsi uru Rwanda rumaze kuba paradizo. Perezida Paul Kagame yavutse ahagana mu mwaka w'1957. Yavutse ku itariki ya 23 mu kwezi kwa 10 nyine muri uyu mwaka w'1957. Avukira aho bita Itambwe, ahari muri teritwari, iyi teritwari yari iya Gitarama. Wakwibaza uti ese Perezida Paul Kagame ubundi yabyawe nande? Perezida Paul Kagame yabyawe na Rutagambwa Deogratias ndetse kandi n'umugore we bitaga Steria Rutagambwa. Perezida Paul Kagame kandi uyu nguyu mubona utarigeze agira amahirwe yo gukurira mu gihugu cye cyamubyaye, yakuze ari impunzi, yakuze aba mu mahanga. Ahangaha yakuriye mu gihugu cya Uganda, ari naho kandi yize amashuri ye abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Perezida Paul Kagame yagaragaweho ubutwari ndetse n'umutima wa kimuntu, kuko nta na rimwe yigeze yiyumvisha yuko agomba guhonyorwa cyangwa se urungano rwe bakuranye bagomba guhonyorwa. Nk'uko bakuriye mu mahanga, bakuze baharanira ko byanze bikunze bagomba gutaha mu gihugu cyabo. Ni kenshi cyane aho yarari, aho yabaga ahora atekereza ku mataha cyangwa se atekereza ku gihugu cye. Kenshi cyane yahoraga yibaza ku bibazo nawe atabasha kubonera igisubizo, ariko kenshi cyane akagerageza kubaza abakuru, akagerageza gukurikira amateka y'u Rwanda cyangwa se agakunda gukurikira politiki y'u Rwanda, bityo nawe kugira ngo azabashe kumenya ese ni gute azabigeraho. Uyu munsi arabyina intsinzi, uyu munsi u Rwanda rufite intsinzi, nta wundi rubikesha n'umubyeyi Paul Kagame. Wakwibaza uti ese ni irihe banga yakoresheje kugira ngo uyu munsi Perezida Paul Kagame aba ari umubyeyi u Rwanda rwirahira, Abanyarwanda birahira, abanyamahanga birahira, Afurika yose yibaza ukuntu yabishoboye, Afurika yose yibaza ukuntu yaba yarabigezeho. Paul Kagame uretse kuba akunda Abanyarwanda, yagaragaweho no kuba akunda umuryango we. Twagiye tubona video nyinshi zagiye zicicikana aho yabaga arimo gukina n'abana be cyangwa se n'abuzukuru be. Si ibyo gusa, Perezida Paul Kagame twagiye tubona kenshi cyane aho yagiye asura ibigo by'imfubyi ndetse naho yagiye afasha abana baba mu mihanda. Si ibyo gusa kandi, kuko Perezida Paul Kagame yagiye agaragarwaho n'ibikorwa byinshi cyane by'urukundo. Twabonye video yaho yagiye gusura abageze mu zabukuru, hari umukecuru nawe yigeze kujya gusura. Uretse kubasura gusa kandi yagiye anabafasha gushaka indi mibereho, bityo nabo bagakomeza kwiyubaka. Bityo rero uyu munsi Perezida Paul Kagame niwe mubyeyi wenyine usanga birahira, kuko mu buzima bwe nta na rimwe yigeze ashyigikira ihonyorwa rya muntu, ahubwo yaharaniye guteza imbere abantu, ikiremwa muntu. Bityo uyu munsi niwe mubyeyi wenyine uharanira iterambere ryabe ndetse n'igihugu cye muri rusange. Wakwibaza uti ese Perezida Paul Kagame yaba yararangije amashuri ye yisumbuye gihe ki? Ntabwo ari kera cyane, kuko yarangije mu mwaka w'1959.
77. Ahangaha kandi akirangiza ishuri nabwo yari afite impambara cyane yo kuzagurutsa indege, kuko byari biri mu nzozi ze. Yabyirutse yumva agomba kuzaba umupilote, ariko ahangaha ntabwo byigeze bimuhira, kuko intambwe ye ya mbere yateye aho yari muri Uganda yashubijwe inyuma, kubera yuko mu bisobanuro yari yatanze yari yavuze yuko ari umunyarwanda. Bityo rero bituma uyu Perezida Paul Kagame uyu munsi uyoboye igihugu, icyo gihe byatumye bahita bamwirukana, baramubwira bati vuba genda wa munyarwanda we. Ibi ngibi rero byamuteraga ipfunwe, ariko nanone agahora yumva yuko byanze bikunze agomba kuzasubira iwabo mu Rwanda, byanze bikunze bigahora yumva yuko nk'umunyarwanda agomba kuzataha. Ibi ngibi yahoraga abibwira bagenzi be, uretse kandi kuba baratotezwaga n'abantu bakuru, n'abana aho babaga bari mu ishuri barabatotezaga ko ari abanyarwanda, ariko ibi ngibi agahora agira ati twanze agasuzuguro, twanze abatuvuga nabi, twanze buri muntu wese udaharanira ko turi abantu, buri muntu wese utabona ko turi abantu. Ibi ngibi rero byaje gutuma aharanira n'ubwigenge bw'abanyarwanda. Abanyarwanda mureba bahoze bakolonizwa n'ibihugu bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi u Rwanda rufite ubwigenge, u Rwanda rufite amahoro, rukesha uyu mubyeyi Kagame Paul wagaragayeho ubuhanga bugiye butandukanye. Wakwibaza uti ese ni ukubera iki Perezida Paul Kagame yaharaniye uburenganzira bw'abanyarwanda, cyangwa se ni ukubera iki Perezida Paul Kagame akunda u Rwanda atigeze agira amahirwe na make yo gukuriramo, ariko uyu munsi akaba ari umuyobozi warwo, ariko ntabe yifuza kuba hari umuntu yahemukira, ahubwo akumva ko umunyarwanda ari nk'undi agatanga uburenganzira. Nibyo nkubwira ngo buriya umuntu arivukira, kandi koko burya ngo Imana itanga umugisha, igiye guha umugisha abantu iwubaha wose, ntabwo iwugabanya. Ni nayo mpamvu Imana yagize gutya, iravuga uti reka nihere impano abanyarwanda. Uyu munsi rero Perezida Paul Kagame akomeje kwandika amateka mu ruhando mpuzamahanga. Nibyo yakomeje kwagura imbibi, ndetse agenda yaka umubano mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi hari ibihugu byinshi cyane byishimira kuba ari inshuti z'u Rwanda, byishimira kuba bibona igitekerezo kizima kivuye ku Rwanda, ndetse kandi uretse kuba ari inshuti y'ibindi bihugu, hari n'ibihugu byifuza perezida nka Paul Kagame, bikavuga biti uwaduha Perezida Paul Kagame akatwima ubukungu dufite, ariko akatwihera Perezida Paul Kagame, kuko ni umubyeyi utanga uburenganzira impande zose. Ese ni ukubera iki ibihugu byifuza Perezida Paul Kagame? Nuko u Rwanda rubayeho rutandukanye n'ibindi bihugu, nuko u Rwanda uyu munsi mubona rwifuriza amahirwe yose umunyarwanda ashoboka. Ese Paul Kagame kuki yahisemo gufasha, gufata, gutwara neza u Rwanda, agahitamo kurengera umunyarwanda, agahitamo gutanga amahirwe ku muturage? Nuko yakuze atabona amahirwe, yabonye ububi bwo kudaha umwana amahirwe. Ese ni ukubera iki yateje imbere amashuri? Ese ni ukubera iki yumva yuko umwana wese agomba kwiga? Nuko azi amahirwe yabigiriyemo, nuko azi impanuro yabikuyemo, nta wundi ni His Excellency Paul Kagame. Uretse kandi iterambere n'ibindi, yateje imbere imikino. Twagiye tubona umupira w'amaguru, twagiye tubona ndetse n'indi mikino igiye itandukanye iza mu gihugu, iyo ngiyo twarayikinnye. Si ibyo gusa kandi iby'agatangaza, mu Rwanda tumaze kwakira igikombe cy'isi cy'amagare, aho twakirebye ku isi yose, ndetse kandi isi yose ikizihirwa. Uyu mwanya tuvugana, isi yose nta kindi iri kuvuga uretse u Rwanda ndetse na Paul Kagame ukomeje kuba icyamamare, ukomeje kubica bigacika mu ruhando mpuzamahanga. Igikombe cy'isi cyakinywe n'ibihugu birenga 100 byose. Uyu munsi rero nta kindi kiri kuvugwa n'u Rwanda, ndetse kandi uyu mukino w'isiganwa ry'amagare watumye u Rwanda rushyirwa ku mwanya wa 2 mu bihugu byose byagiye byakira iri rushanwa, ndetse ibi ngibi bituma u Rwanda rwongera kugirirwa icyizere, ndetse kandi ruzamura ubukungu bwa Afurika, ndetse kandi n'ibindi bihugu bya Afurika bitangira gutekereza ko uru Rwanda rushobora kuba ari inkingi ya Afurika. Yego nibyo nibashaka babivuge, ni rutoya ariko rurategura. Reka mbabwire ngo
ibindi biganiro reka tuzongere tubitegure. Reka nkubwire ngo reka ngushimire wewe meye gukurikira MC Rubanguka Nabigwi. Komeza uko like, ukore subscribe, ubundi ndaje ngukorera icyegeranyo cya nyacyo umenye ese byagenze gute kugira ngo Perezida Paul Kagame afate umwanzuro ndetse n'urungano rwe batahe iwabo mu Rwanda. Ndi Rubanguka Nabigwi. Kora subscribe.